From the outset, NISA was designed to bring together leaders, experts, and partners to advance Africa's nuclear energy goals. The strong participation here today reflects a growing consensus that the future of our economies depends on how quickly we solve the energy challenge. Rwanda is pleased to have successfully completed the IAEA's Phase 1 Integrated Nuclear Infrastructure Review. We intend to have nuclear energy operational by the early 2030s. And this assessment confirms that we are on track. Ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri izi breaking news. Ni inkuru y'amateka itugezeho aka kanya iremeza ko mu buryo budasubirwaho u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi mu kanya gato cyane gashize bamaze gushyira umukono ku masezerano agamije gufatanya noneho mu bijyanye n'ingufu za nucleaire. Ni inkuru y'amateka ariko kandi ni inkuru ije mu gihe n'ubundi Burusiya nabwo bwamaze kwemeza ko mu buryo budasubirwaho bugiye gutangira kubaka inganda zitunganya izo ngufu. Reba hasi yanditse subscribe, tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo ibijyanye n'aya makuru mashya yemeza ubufatanye mu bijyanye n'ingufu za nucleaire hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe isi yose iri kwinjira mu rugamba rushya rw'ikoranabuhanga, ingufu n'ubukungu, u Rwanda narwo rukomeje kugenda rwiyubaka buhoro buhoro nk'igihugu gishaka kugira ijambo rikomeye cyane mu rwego rw'ingufu za nucleaire ku mugabane wa Afrika. Ni mu makuru ashobora guhindura amateka y'igihugu cy'u Rwanda n'akarere kose. Ni amakuru atugezeho mu kanya gato cyane gashize nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda bamaze gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ingufu za nucleaire ariko nanone zigamije amahoro n'iterambere rya gisivile. Aya masezerano yiswe NCMOU yashyiriweho umukono hano i Kigali kuri uyu wa kabiri hagati y'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr. Utsa Kayitesi hamwe na René Sondamani, n'umuyobozi mukuru wungirije w'agateganyo ushinzwe ibikorwa byo kugenzura intwaro ndetse no kudakwirakwiza intwaro za kirimbuzi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano aje mu gihe gito cyane nyuma yaho Uburusiya nabwo bwari bwatangaje ko bugiye kubaka hano mu gihugu cy'u Rwanda uruganda rw'ingufu za nucleaire binyuze mu kigo cy'Abarusiya gikomeye cya Rosatom. Ibi rero bivuze ko Kigali noneho irimo kuba ahantu hakomeye cyane mu rugamba rw'ibihugu bikomeye bishaka kugira ijambo ku rwego rw'ingufu za nucleaire ku mugabane wa Afrika. Ni mu myaka yashize abantu benshi bumvaga nucleaire nk'ikintu kiri kure cyane y'igihugu cy'u Rwanda. Hari ababibonaga nk'ikoranabuhanga ry'ibihugu bikomeye cyane nk'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubufaransa cyangwa se n'ibindi bihugu nyine bifite intwaro za kirimbuzi cyangwa se n'ibihugu bikomeye. Ariko nanone ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Aya masezerano mashya hagati ya Kigali na Washington aragaragaza ko Amerika yatangiye gufata u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu rwego rw'ingufu za nucleaire kandi zigamije amahoro. Icy'ingenzi muri aya masezerano si ukubaka intwaro cyangwa se ibikorwa bya gisirikare, ni ubufatanye bugamije amashanyarazi, ubushakashatsi, ubuvuzi, ikoranabuhanga n'iterambere ry'inganda. Ni intambwe rero ikomeye cyane kuko iyo ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya bagiranye nawe amasezerano nk'aya ngaya biba bivuze ko bagufitiye icyizere ku rwego rwo hejuru. Ni mu bijyanye n'umutekano, amategeko mpuzamahanga n'imiyoborere ijyana n'ikoranabuhanga rikomeye cyane. Aya masezerano kandi aje akurikira andi nubundi navuga ko akomeye kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda nawe yabigarutseho ubwo yavugaga ko yashyikirijwe raporo yakozwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire IAEA. Iyo raporo yagaragaje ko u Rwanda rwarangije neza icyiciro cya mbere gisabwa igihugu cyifuza gutangira gukoresha ingufu za nucleaire. Ni ibintu rero bikomeye cyane kuko bivuze ko ubu u Rwanda rugiye kwinjira noneho mu cyiciro cya kabiri. Nuko
kuganira n'abafatanyabikorwa, gushaka abafatanyabikorwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga, gutegura iyubakwa ry'ibikorwa remezo ndetse no gushaka amafaranga azakoreshwa cyangwa se azashorwa muri uyu mushinga. Umuyobozi wa IAEA Rafael Marino Grossi yavuze ko hashize igihe bakorana n'inzobere z'abanyarwanda mu bijyanye no gusesengura uko uyu mushinga n'ibi bikorwa remezo bizakorwa. Naho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko ibi biri mu cyerekezo igihugu gifite cyo kubona amashanyarazi aturuka kuri nikeliyeri mu ntangiriro z'umwaka w'2030. Kimwe rero mu bintu bikomeye cyane muri uyu mushinga ni uko u Rwanda rutangiye gukoresha uburyo butajyana n'inganda za kera nini cyane za nikeliyeri, ahubwo u Rwanda rurashaka kwinjira muri uyu mushinga rujyana n'ibigezweho. Rwahisemo ikoranabuhanga rigezweho rya Small Modular Reactors cyangwa se SMRS. Izi rero ni reactors nto zubakwa mu bice bitandukanye, zigategurwa neza kandi hagafatwa ingamba zishobora gutuma nta aksida ibaho ishobora guturuka ku iturika ry'urwo ruganda. Ni mu buryo bugezweho rero ibihugu byinshi birimo kugenda bikoresha ubu buryo kuko burahendutse kurusha reactors nini, bworoshye kubaka, bufite umutekano mwinshi kandi ni uburyo buberanye cyane n'ibihugu bidafite imiyoboro y'amashanyarazi cyangwa se wenda ibihugu ahanini bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda. U Rwanda rero rurateganya kugira reactors enye, buri imwe ikazajya itanga megawati 200, zose hamwe zikazajya zitanga megawati zirenga 600 z'amashanyarazi. Ibi rero bishobora guhindura cyane ubushobozi bw'ingufu za hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi byitezwe ko bizakorwa cyangwa se bizatangira kubakwa mu mwaka wa 2028 kandi bikamara imyaka 2 gusa. Bivuze ko mu mpera cyangwa se mu ntangiriro z'umwaka wa 2030 amashanyarazi aturuka kuri izi ngufu noneho azaba yatangiye gukoreshwa n'abanyarwanda. Ni mu gihe Amerika irimo gusinya amasezerano mashya n'u Rwanda, Uburusiya bwo bwamaze gutangaza ko Rosatom yemerewe kubaka uruganda rwa nikeliyeri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru yatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Rosatom Alexei Likachev, yavuze ko igihugu cye kirimo kwagura ibikorwa byacyo ku isi hose kandi ko mu Rwanda kari cyo igihugu ku mugabane wa Afurika biteguye gutangira gukorana Rosatom. Nkibutsa ko ari kimwe mu bigo bikomeye cyane ku isi ni mu bijyanye n'iri koranabuhanga turimo kugarukaho. Kuri ubu rero kirimo kubaka inganda zirenga 26, ndavuga icyo kigo za nikeliyeri mu bihugu bitandukanye. Ibi bivuze ko u Rwanda rurimo kubona ubufatanye buturutse mu bihugu bibiri bikomeye cyane ku isi, ndavuga Amerika nizo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Ni ibintu rero bitari bisanzwe ku gihugu gito cyane nk'u Rwanda kandi birerekana uburyo Kigali irimo kugenda iba igihugu gifite agaciro gakomeye ku rwego rw'ingufu n'ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika. Afurika ikomeje guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'amashanyarazi make. Ibihugu byinshi bifite abaturage benshi ntabwo bifite amashanyarazi ahagije, kandi nanone ibihugu byinshi bifite abaturage kandi bifite n'inganda zitandukanye zikoresha ayo mashanyarazi, ariko kandi ugasanga byanze bikunze ntabwo bafite umuriro uhagije. Ibyo bigatuma rero ikoranabuhanga risubira inyuma, ubwikorezi bukagenda gake kandi n'ishoramari rigakomeza kugenda risubira inyuma, hanini bijyanye n'uko abashoramari batumva ko bashora imari zabo mu gihugu kidafite amashanyarazi. Perezida Kagame uyu munsi yavuze ko ubukungu bwa Afurika budashobora gutera imbere hashingiwe ku muriro udahagije. Yanavuze ko hari abashoramari benshi batinya gushora imari ku mugabane wa Afurika kubera ikibazo cy'ingufu. Niyo mpamvu nikeliyeri irimo gufatwa nk'igice cy'ingenzi cy'ejo hazaza. Ni ingufu zidashobora guhagarara nk'iz'izuba cyangwa se umuyaga, kandi zirafasha igihugu kugira ingufu zihoraho imyaka myinshi. Ikindi kandi ibigo by'imari ku isi byatangiye gufata nikeliyeri nk'ingufu zitangiza ibidukikije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibyo bifungura amahirwe mashya ku bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Perezida Kagame yanavuze ko mu mwaka wa 2050 Afurika izaba ifite abaturage benshi cyane bari ku isoko ry'umurimo. Ibyo rero bishobora kuba amahirwe cyangwa se ikibazo. Byose rero bizaterwa nuko Afurika izaba yiteguye ibyo byose izageraho. Niyo mpamvu yavuze ko ibihugu bya Afurika bigomba gukorana ndetse no gutegura ejo hazaza hakiri kare. Ni ku rundi ruhande umuyobozi wa IAEA Rafael Grossi we yavuze ko bamaze kugirana amasezerano na banki y'isi agamije gufasha ibihugu kubona inkunga y'imishinga ya nikeliyeri. Yanavuze ko bagiye no gukorana na banki nyafurika itsura amajyambere. Ibi rero bivuze ko Afurika ishobora noneho gutangira kubona amafaranga menshi yo gushora muri nikeliyeri mu myaka iri imbere. Ni mu myaka mike cyane ishize
byari bigoye cyane kwiyumvisha ko u Rwanda rwaganirwaho ku rwego rwa nucleaire cyangwa se wenda rukaba n'umufatanyabikorwa y'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Ariko ubu Amerika irimo gusinyana amasezerano n'u Rwanda, Uburusiya burimo gutegura kubaka uruganda, IAEA irimo gushima intambwe imaze guterwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyagezweho mu kwitegura izo ngufu, kandi u Rwanda rukomeje kwakira inama mpuzamahanga kuri nucleaire, harimo nk'iyi ngiyi irimo kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda yanitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo nka Perezida Samia Suluhu Hassan ndetse na Perezida wa Togo Faure Gnassingbe. Ibi byose rero byerekana ko igihugu kirimo kugenda gikura cyane, kandi ni amateka mashya akomeje kwandikwa ku mugabane wa Afurika no ku isi yose muri rusange. Niba ibintu bikomeje muri uyu murongo, imyaka iri imbere ishobora kuzazana impinduka hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi gukomeza gushyira imbere izi gahunda bishobora gutuma u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bikomeye mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ingufu za nucleaire ku mugabane wa Afurika wose muri rusange. Ni mu gihe isi irimo gutangira gutekereza kuri ejo hazaza n'ingufu, u Rwanda rwo rurasa n'urwamaze gufata icyemezo cyo kutazarebera abandi bakomeza gutera imbere, ahubwo rukaba rwamaze kwinjira mu rugendo rw'ibindi bihugu bishaka kugira ijambo rikomeye. Ni mu gihe kizaza ku mugabane wa Afurika, ahanini ndavuga ijambo rishingira kuri izi ngufu za nucleaire. Mukomeze mugire ibihe byiza, turakomeza kubana no mu yandi makuru.